Ngaha turaje Nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa mbere wa Pentekosti, tariki 20 Gicurasi 2024, ubwo duhimbaza umunsi wa Bikira Mariya. Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Ngaha amasomo ajye kudufasha kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa mbere, umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Bava ku musozi witwa uw'Imizeti bagarukiye Yeruzalemu. Uwo musozi ukaba bugufi ya Yeruzalemu nk'urugendo bemerewe gukora ku isabato. Bahageze bazamuka mu cyumba cyo hejuru aho babaga. Abo ni Petero, Yohani, Yakobo, Andereya, Filipo na Tomasi, Baritolomayo na Matayo, Yakobo mwene Alufeyi, Simoni umunyeshyaka na Yuda mwene Yakobo. Bose barangagwa n'umutima umwe, bagashishikarira gusenga, bari kumwe n'abagore bamwe barimo Mariya nyina wa Yezu n'abavandimwe be. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 86. Siyoni singiza Uhoraho. Siyoni yubatse hejuru y'imisozi mitagatifu. Uhoraho akunda amarembo yayo kurusha ingoro zose za Yakobo. Abakuvuga bose baragusingiza, wowe murwa w'Uhoraho. Naho Siyoni bose bazayite mubyeyi, kuko buri muntu wese ayivukamo, kandi umusumba byose niwe uyikomeje. Uhoraho yandika mu gitabo cy'imiryango ati, uyu n'uriya nabo bayivukiyemo, maze ababyinnyi n'abaririmbyi bazatangarize hamwe ikuzo ryawe, murwa w'Uhoraho. Siyoni singiza Imana yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 19, umurongo wa 25 kugeza ku 34. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya muka Kilopa na Mariya Madalena. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati, mubyeyi, dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati, dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Nyuma y'ibyo Yezu wari uzi ko byose birangiye, kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe, aravuga ati, mfite inyota. Aho hakaba hari hateretse urweso rwuzuye divayi irura. Bahambira ku rubingo icyango kiniswe muri iyo divayi irura, bakegereza umunwa we. Yezu amaze kunywa kuri iyo divayi irura, aravuga ati, birujujwe. Nuko umutwe uregukira imbere araca. Ubwo hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika, kugira ngo rero imirambo itaguma ku misaraba kuri sabato, kandi iyo sabato ari umunsi mukuru cyane, Abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo, maze imirambo bayimanure. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'undi wari ubambanywe nawe, ariko bageze kuri Yezu basanga yapfuye. We ntibirirwa bamufuna amaguru, ahubwo umwe mu basirikare amuti kuri icumu mu rubavu, maze ako kanya havubukamo amaraso n'amazi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire Yezu na Bikira Mariya. Tubahaye ikaze ngaha kuri buri munsi, mugubwe neza. Muvyeyi, akantu ngiye kuvuga ndikaze kukugusha, ariko buriya bavuga ko umuntu ugwa nuko nyine atarakomeye. Bavuga ko umuntu utukwemera watukwemera ute se kandi wari ugufite, nuko nyine ntako wari ufite. Rero akantu ngiye kuvuga ugakurikira ugeze ku musozo. Umunsi umwe ngo umuyoboke w'Imana wasegaga yakundaga gutera isengesho ryo gusingiza ubutatu butagatifu. Nuko ngo aratangira arasingiza ati, Imana Data ndagusingiza ndagusingiza ndagusingiza. Nuko arakomeza ati, ariko Imana mwana ntindakare, ndaje gato cyane nawe ngiye kuyigeraho, nawe ngiye gukugeraho Yezu ntundakarire. Arakomeza agera kuri Yezu, aratangira ati, Yezu singizwa. Arakomeza ati, cyakora Imana Roho Mutagatifu, ndaje kanya gato kose ntago ntinda, ntundakare ndaje nawe nkugereho, ntundakare. Nuko wageze kuri Roho Mutagatifu ati, singizwa Mana Roho Mutagatifu. Nuko mu gihe ari gusingiza ati, umubyeyi Bikira Mariya, nawe ndakuzirikana, nzi ko ndabizi wandakarira cyane, umbabarire ndaje nawe nkugereho, nturakare, nawe ndaje ngusingize, ngiye kugusingiza. Ndamutse ntagusingije ntiryarema, umbabarire ndaje mubyeyi, umbabarire ndaje ngusingize.
ntundakarire ni akanya gato nkakugeraho. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha niho nashaka gusoreza nyine ku mubyeyi Bikira Mariya, ati ntundakarire mubyeyi Bikira Mariya, ndaje nawe nkugeraho ngusingize, ndabizi ntiryarema ndagusingije. Hari igihe tujya tubangukirwa n'amarangamutima ya kimuntu, tukagira ngo ab'ijuru tukabashaka kubafatisha amaboko, kandi ab'ijuru ntabwo nyine bagaragara. Nta niyo mpamvu iyo bakora rimwe na rimwe bigaragara ibindi ntibigaragare. Muyoboke w'Imana, Bikira Mariya ntabwo ajya arwanira imyanya. Bikira Mariya ni ikiremwa. Bikira Mariya ni umubyeyi. Imana niyo yamuhaye ikuzo bwa mbere. Imana niyo imuha icyo cyubahiro, ntabwo ari wowe, nta nubwo ari jyewe. Rero ntuzibeshye ngo nutagera kuri Bikira Mariya aza kurakara. Oya, ab'ijuru nta n'umwe urakarira undi, kuko bose bahuriye ku mugambi wo gukiza abantu. Rero nta shyari bagira, nta mwiryane bagira. Wowe ahubwo uri gusingiza ucucurikiranya amagambo n'ubuyobe bwinshi, niwe ushobora kugira ubwo burakari, niwe ushobora kugira umwiryane muri wowe igihe utaragorora ubwo buyobe, igihe izo mvugo zawe z'ubuyobe utarazigorora. Bikira Mariya ntabwo ashobora kurakara, kuko ntabwo Bikira Mariya akora nkawe. Bikira Mariya wunze ubumwe na Yezu Kristo, nta na rimwe ashobora kurakara igihe uri gusingiza Imana, ahubwo biramushimisha. Igihe utora igisingizo wunze ubumwe n'ubutatu butagatifu, ibyo bishimisha Bikira Mariya. Bikira Mariya rero ni umubyeyi wiyoroshya, ntabwo akeneye amakuzo yawe yamanjwe, kuko iyo usingiza Imana Bikira Mariya biramushimisha. Uyu munsi wo kuwa mbere tariki 20 turahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya. Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, tuzirikana uburyo Bikira Mariya dukunda. Ingingo remezo tugiye kuzirikanaho iragira iti gusengana na Bikira Mariya. Nawe rero iyo nshinga ukomeze uyitondagure, uti ndasengana na Bikira Mariya. Urasenga na Bikira Mariya, arasenga na Bikira, turasenga na Bikira Mariya. Ukomeze usenga na Bikira Mariya. Gusengana na Bikira Mariya, ubwo bwiyoroshye bw'uwo mubyeyi ushaka ko dusengana nawe, kuko Bikira Mariya asengana natwe, agumana natwe, kugira ngo dushyize ku Mana, dushyire ku mwana we Yezu Kristo. Gusengana na Bikira Mariya, intego ni igiye guturanga. Turazirikana ingingo ebyiri. Icya mbere turaza kuzirikana ku mateka y'uyu munsi, noneho ya ngingo yindi yitwa iya kabiri, yitwa gusengana na Bikira Mariya. Nawe rero nkwifurije kutongera kugoreka amasengesho yawe, wumva nkaho uzi yaguha Bikira Mariya imyanya y'icyubahiro hano ku isi. Umwanya w'Imana yari umuhaye, umwanya w'icyubahiro, igihe yemeye ko abyara umwana w'Imana. Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, Bikira Mariya umubyeyi wa Kristo, Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, niwe turi guhimbaza none. Ingingo ya mbere, inkomoko cyangwa amateka y'uyu munsi turi guhimbaza none. Si ku busa uyu munsi uza wa mbere wa Pentekosti. Amateka y'uyu munsi, Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, afite inkomoko muri Bibiliya no mu ruhererekane rwa Kiliziya, mu nyigisho z'abakuru ba Kiliziya. Iri zina Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya ryakoresheje ubwa mbere na Mutagatifu Ambrose, umwepiskopi wa Milani. Noneho umuhire Papa Paulo wa gatandatu yemeza iryo zina ko rigomba kugaragara mu nyandiko za Kiliziya mu nama ya Vatikani ya kabiri ku itariki 21 Ugushyingo 1964, mu nyandiko yitwa Lumen Gentium, la lumière des nations, urumuri rw'amahanga. Uwo ninde? Ni Kristo nyine. Marie Mère de l'Église, Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, guhera tariki 3 z'ukwa gatatu 2018, ni Papa Francisco uriho ubu wasabye ko uyu munsi wajya uhimbaza muri Kiliziya y'isi yose, bityo ukajya ku rutonde rw'iminsi mikuru ya Bikira Mariya muri liturujia. Ku wa mbere wa Pentekosti bivuze byinshi, bityo umunsi ukadufasha kongera ubuyoboke kuri Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, uri kumwe n'intumwa muri senakoro, mwivuka ku mugaragaro rya Kiliziya, la naissance officielle de l'Église avec Marie. Kuko twabizirikanye no mu isomo rya mbere mu gitabo cye byakozwe n'intumwa, Bikira Mariya gumana n'intumwa n'igihe afite ubwoba, cyagiye bikingiranye, Bikira akagumana nabo muri cya cyumba cyo hejuru muri senakoro, agasengana nabo nkuko babigarutseho. Intumwa zari zikinyanye ziri gusenga hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Yezu, gusengana na Bikira Mariya, kujya mu cyumba agasengana na Bikira Mariya. Bikira Mariya ahorana natwe igihe dufite ubwoba, igihe dufite ibibazo. Bikira Mariya arimo kugumana natwe. Ngiye na Zaburi ya 86 twazirikanye itwerekeza kuri Siyoni,
aho niho twese tuvuka umubyeyi Siyoni. Uyu rero arerekeza kuri Bikira Mariya, umubyeyi wa Kiliziya, umubyeyi wacu, umubyeyi wa Kristo, nyina w'Imana. Twabizirikanye no mu ivanjiri y'uyu munsi ukuntu ku musaraba Yohani yarazwe Bikira Mariya nk'umubyeyi. Yohani uguhagarariye, nanjye arampagarariye. Yohani uhagarariye Kiliziya, wa mubyeyi wa Kiliziya, ati mujyane. Kujyana na Bikira Mariya nta yindi kado ikomeye Yohani yari kubona. Iyi niyo kado nziza ya mbere iruta izindi zose, kujyana na Bikira Mariya mukajyana gusenga. Umubyeyi wa Kiliziya Yohani rero twese araduhagarariye, umubyeyi wa Kiliziya, twarazwe ku musaraba hamwe na Yohani. Iyi vanjiri nanone irerekeza ku rupfu rwa Yezu. Yezu wamuti kuri 10 hakavamo amazi n'amaraso. Kiliziya ya Yezu Kristo ivuka ikavukira ngaho nyine ku musaraba. Umubyeyi Bikira Mariya yari ahari ari kumwe na Yohani. Maraso n'amazi byavuye mu ruvu rwa Yezu, unyuhagira ibyaha byanjye. Ngo kuko Bikira Mariya twamurazwe na Yezu Kristo ku musaraba, tumuragwa mu bihe bikomeye cyane, ibihe by'imibabaro, agahinda, ishavu, amarira, ibibazo bikomeye cyane. Umubyeyi rero ntazigera dutererana, n'ubundi akomeza kugumana natwe, agakomeza kuduherekeza, akadusigasira, tukabana nawe, tugasengana nawe, turi kumwe nawe, tukagera ku Mana. Ingingo ya 2, gusengana na Bikira Mariya. Kare natangiye nkubwira ko ugomba gutondagura iyo nshinga mu bihe byose, impitagihe, indagihe ndetse no mu nzagihe. Ndasengana na Bikira Mariya. Ngaho Bikira Mariya amfasha, nawe akagufasha, agatuvuganira. Kuko akenshi hari igihe twibwira ko dushobora gusenga, bamwe bagasenga, ariko burya hari uwabanje gusenga guturusha Bikira Mariya. Na niyo mpamvu twemera ko iyo tumwiyambaje ngo aza dufashe gusingiza Imana uko bikwiye, bituma koko bisingizo byacu bigera ku Mana uko bikwiye. Kuko umubyeyi wanyuze Imana, Imana nawe yamunyuzeho kugira ngo itugereho. Wowe se wabuzwa n'iki kumunyuraho ngo nawe ugere ku Mana? Amen. Mubyeyi, akantu njye kuvuga, fata agatambaro. Niba ugira emotion, ntiwibagirwe gufata agatambaro, kuko hari igihe waza gukina kwihanagura. Umunsi umwe yari cyane muri Afurika, ngo umwana yari imfubyi kuri se, yari afite nyina gusa. Noneho avuka abona nyina afite ibibazo biremereye cyane bikomeye. Mu gukura akura abona nyina atavuga. Noneho cyamubaje gikomeye cyane kuri nyina, ngo nyina afite ibikovu, ibibara ku ruhu, ku buryo umwana yarebaga nyina akuva mu byamusebeje. Ibyo bikovu byari biri ku mubiri we. Nuko umwana igihe cyaje kujyajya mu ishuri, ngo bamutuma umubyeyi agatinya kuzana nyina kubera ibyo bikovu, ibyo bibara byose biri ku ruhu, uruhu rwahindanye. Nuko akajya gukodesha undi mubyeyi, akaba twara ku ishuri ati dore mama, dore umubyeyi wanjye. Birumvikana abarezi ntibabyiteho, bagafata nyine wabazaniye, we yagiye gukodesha umubyeyi. Wa mwana muri ya mashuri aza kurangiza kaminuza, yaje gukena rero gutaha diplome ye. Birumvikana agomba gutumira inshuti n'abavandimwe, ibirori bikomeye cyane, kuko yari yabonye diplome ikomeye cyane y'ikirenga, ari wabonye amanota ya mbere. Atumira abantu benshi muri ubwo bukwe gutaha iyo diplome, graduation. Noneho aza gutekereza ku byo yarasanzwe akora, gukodesha umubyeyi, gukodesha nyina. Yibaza ukuntu aza kubigenza. Aza gufata umugabo w'umukire uri muri ako gace kugira ngo azamwambarire, aba ari we uzicara mu ntebe y'icyubahiro nk'umubyeyi we. Ariko amutegeka ko agomba kuzana na madamu we, mbese bamubera ababyeyi kuri uwo munsi mukuru wo gutaha diplome ye. Nuko ngaho atekereza uburyo agiye kwerekana utari se utari na nyina muri ibi birori. Kandi twibuke ko papa we nyine yaritahiye, yarasigaranye mama we nawe ufite ibibazo byinshi cyane. Nuko wa mugabo bari bahisemo ngo ajye kuba se wa mwana, ndetse n'umugore we nawe abere nyina wa mwana ugiye gukora ibirori. Biramubabaza cyane. Nuko afata wa mwana amushyira ku ruhande, maze aramubwira ati mva rero wa mwana we, ngiye gukuha amateka magufi ku ivuka ryawe. Nuko aramubwira ati umva rero, uriya mama wawe ubona atavuga ni ku mpamvu yawe. Biriya bikomera afite, buriya babara afite, biriya bikova afite ku ruhu ni ku mpamvu yawe. Wa mwana atangira kurira yibaza uburyo ibyo ari wowe biteye. Nuko aramubwira ati ukimara kuvuka habaye inkongi y'umuriro iwanyu. Nuko mama wawe abyumvise ngo ahantu yarari, ahita yiruka n'igitaraganya, yemera kwinjira mu muriro, aragufata, ubanza aragufatishije amenyo,
ubundi arakurokora, hanyuma bari umuriro ufata. Uriya muriro rero umaze kumufata, guhera ubwo ntiyongeye kuvuga, agira ibikomere byinshi. Ziriya nkovu uri kubona yarivuje ariko byanze gukira, byanze kuma, byanze gusubirana. Ariko wowe nyine kugira ngo ubeho, mama wawe yabaye kuriya kugira ngo wowe ubeho. Nuko wa mwana n'amarira menshi araturika ararira. Amaze kwihanagura akagatambaro nababwiye namwe mwagomba kwitwaza, utakitwaje biramureba. Wa mwana amaze kurira no kumva mu mateka y'uburyo mama we ibyo byago afite, hari umwana byaturutseho, afata umugambi yuko agiye kwambika nyina neza, ubundi amujyane mu birori. Nuko ngo igihe cy'ibirori kigeze, wa mwana afata ijambo kugira ngo yerekane abashyitsi, maze abwira inshuti, abavandimwe, abo biganye, abari bamutahiye ubukwe, ibikomerezwa byose byari byicaye aho ngaho. Maze arabwira ati, muri aka kanya ngiye kubereka umushyitsi mukuru muri ibi birori. Bose bareba hirya bareba hino, bitegereje wa mushyitsi, bibaza uwo mushyitsi agiye kwerekana. Ati, ngiye kubereka mama, ngiye kubereka umubyeyi wanjye muri ibi birori. Bose baratungurwa, bagira amatsiko yo kubona umubyeyi we, kuko ntibari barigeze bamubona, bari bazi ko nyina atakibaho, ntibigeze bamumenya. Nuko bagiye kubona, babona ahagurukije nyina wari ufite bya bikomere byose ku ruhu. Ati, uriya niwe mama, uriya niwe mushyitsi ukomeye cyane muri ibi birori. Nuko bose bamuha umubyeyi amashyi. Ako kanya wa mubyeyi ngo ahise noneho atangira kuvuga. Nyuma y'iyo myaka yose igera hafi muri 25 ataravugaga, abantu bose barumirwa baratangara, atangira avuga. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko nanjye iyo twahaye Bikira Mariya umwanya w'imbere, umwanya w'icyubahiro, atari cya cyubahiro cy'amanjwe, aravuga agakuvuganira. Wasanga impamvu atavuga ari uko wamwimye ijambo, ari uko wamwimye umwanya, ari uko wagiye kure ye, ari uko utabana nawe, ari uko umusebya, ari uko wanga kumwakira. Ngo aba bana batajya bakira ababyeyi babo, bakagira ipfunwe y'ababyeyi babo, bakaza kwibagiza ko ibyo bikomere ababyeyi bafite ari bo babibateje. Bikira Mariya avuga byari igihe wamuhaye ijambo arakuvuganira, igihe wamugize uwa mbere. Nyicyubahiro tugomba guha Bikira Mariya nuko agumana natwe mu birori, ubuzima bwacu tukaba turi kumwe nawe. Numuheza mu buzima bwawe, ntabwo uzigera wishima, uzagira ibyishimo ryari igihe uzaba uri kumwe na Bikira Mariya. Umwana utaganiriye na se ntamenye sekuru yawe isize avuze. Mubyeyi, reka nkubwire mu Kristo umuyoboke w'Imana, niba utaganira na Bikira Mariya uzamenya ute amateka ya Yezu. Iyo uganira na Bikira Mariya nibwo nyine umenya uko Yezu yavutse, uko Yezu yabayeho, ukamenya ubuzima bwa Yezu. Père Mariam, kunyura kuri Bikira Mariya, inzira ngufi igeza kuri Yezu ni Bikira Mariya. Nawe rero muyoboke w'Imana, uku kwezi turimo kwa Gicurasi ni ukwezi kwa Bikira Mariya. Bangura ishapure yawe. Iki gikoresho setensilima ni igikoresho gikomeye cyane cyabugenewe mu kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Nuha Bikira Mariya ijambo azavuga kandi azakuvuganira. Usengana na Bikira Mariya. Abantu benshi tujya tuvuga ishapure nyine, akaba umuntu twahereyeho umuyobe ruguru, tukajya ngo turi gusingiza Bikira Mariya, naho ubundi turi kwibeshya. Iyo tuvuga ishapure tuba twifatikanyije n'umubyeyi Bikira Mariya, tugasengana nawe akatuvuganira. Gusengana na Bikira Mariya, gufata ishapure ugasengana na Bikira Mariya. Iyo uvuze ishapure umererwa neza, umva uratuje, ugasanya na Bikira Mariya imibabaro ndetse n'ibyishimo, ukazirikana iyo mvune agira kugira ngo gutabare wa mubyeyi wa Kiliziya. None se ubwo wabaho ute niba utavuga Bikira Mariya? Niba udaha Bikira Mariya ijambo, tekereza nawe urugo rwawe, umutima wawe Bikira Mariya afite umwanya w'imbere. Nawe wamwerekana nka wa mushyitsi uti, dore umushyitsi w'ibanze, dore umushyitsi w'imena, dore umushyitsi mukuru muri ibi birori. Uwo ninde? Uwo ni Bikira Mariya. Ese Bikira Mariya wawe nawe niyo mubyeyi mukuru mu birori byawe ushobora kwerekana, cyangwa ujye ugira isoni? Uzi ko hari abantu bagira isoni zo kuvuga Bikira Mariya? Abakristu ndakuramutsa Mariya ntukivuga. Kubera iki? Kubera isoni. Wenda utinya ko Bikira Mariya yagusebya. Ujye uzirikana ngo umubyeyi wabaye kubera wowe. Papa Francisco uriho ubu niwe wavuze ati, umukristo udafite Bikira Mariya nk'umubyeyi uwo ni imfubyi. Nawe umubyeyi uze kongera wirebe niba utari imfubyi, niba utarabaye imfubyi. Kubera iki ujya gukodesha ababyeyi b'abandi, ukariha amafaranga ibyaguye,
ariko ntuzigera umenya Bikira Mariya ko ari we mubyeyi wawe. Gukodesha ababyeyi b'abandi bishatse kuvuga kujya mu bitaramo, ukajya mu tubyiniro, ukajya imusozi, ukajya imuhira, ukajya he na hehe, ariko utavuga Bikira Mariya. Ugakora ibintu byose byinshi, ubutumwa bwinshi, ariko utazi Bikira Mariya, utegera Bikira Mariya, utavuga Bikira Mariya, uruwande mubyeyi. Nawe rero wasanga uri imfubyi kandi ugifite ababyeyi. Ntuzatangazwe no kubona abitwa ba muja wa Mariya batazi kuvugisha puri, yewe nakanda kuramutsa Mariya batakazi. Kandi byaba biranababaje kubona abitwa ba Yohani Mariya Vianney, abitwa ba Virginia, abitwa ba Immaculata n'abandi bose bafite amazina ya Mariya, ba Mariya benshi cyane, batazi ishapure mwa, badasenga, batazi ndakuramutsa Mariya, batavuga rozari, nta buyoboke namba bafite kuri Bikira Mariya. Ayo mazina murayamaze iki? Ayo mazina urugo rwawe rwiyambaza Bikira Mariya, equipe Notre Dame, ingo z'umubyeyi Bikira Mariya, ariko nta n'umwe umwiyambaza. Aho nawe wageze ngo ni imfubyi gakeya. Umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi twahawe ku musaraba, umubyeyi twarazwe, umubyeyi wa Kiliziya. Nawe rero uza gucunga niba utagendera mu kigare ati Bikira Mariya nyina w'Imana, Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, ndiyambaza Bikira Mariya, ugatwara amashapure ari ku kaboko, narize kuvuga no ku kaguru, ukatwara ku gahanga, ukambara ishapure mu ijosi n'ahandi hose. Yewe bamwe ishapure yabaye umutako. Umva, ubanza n'imodoka y'umuyisilamu, iy'umuporoso, iy'umudive, narize kuvuga iy'umugaturika, usanga hamanitsemo ishapure. Ariko ukibaza ngo bariya abantu iyo shapure muyimanura ryari ngo muyivuge? Uzi ko ushobora no gutwara imodoka ntuvuge nakanda kuramutsa Mariya, kandi imodoka yawe imanitsemo ishapure, ariko ntuzigera uvugana ndakuramutsa Mariya uhagurutse. Wakije imodoka ntuvuge ndakuramutsa Mariya, wajya no kwizinya ntuvuge ndakuramutsa Mariya. None se ubwo iyo shapure n'umutako? Babyeyi, abantu benshi dutunze amashapure menshi cyane y'imitako n'imirimbo, ariko se Bikira Mariya twamuburiye umwanya, Bikira twamushyize ku ruhande. Bikira Mariya twe nta nubwo tumuzi. Bikira Mariya niba utamuzi uri mu ihe Kiliziya. Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, ukomeze umwiyambaze. Ntugaheme buri munsi kuvugisha puri, buri munsi uvugane na Bikira Mariya, buri munsi usengane na Bikira Mariya, gusenga na Bikira Mariya buri munsi. Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.